turashima Imana rero ko uyu mwaka watambutse katwimana, mu kwa mbere katwimana, mu kwa kabiri twahageze kongera kubonana n'inshuti zacu nziza nkamwe. Reka twongere tuyikomere amashyi meza. Mana ishimwe cyane. Kadufate Bibiliya zacu dusome ku magambo y'Imana twasomye, hanyuma turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cyaho cya 4, soma imirongo 2 yonyine, murongo wa 6 n'uwa 7. Page ni 872. Zekariya, igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cyaho cya 4, umurongo wa 6 n'uwa 7. Hanyuma tuganire umwanya mutoya, ngo turayahuza n'amagambo y'Imana bamaze kudusomera mu kanya kashize. Page ni 872. Nari ndimo ndeba uru rusengero rwiza tugishakisha, hanyuma nza gusanga mu nsengero nyinshi ziri mu mujyi wa Kigali zacu Abangirikani ntabwo ari nyinshi zingana zitya. Ndavuga ngo ibi ngibi nabyo ni ukubera Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngize umugisha, ageze hano Reverend Joseph yarahinduriwe amazina. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe twigeze tuganira uburyo Imana igihindura izina igahindura ibintu. Nibuka dukora ubukwe bwa Brandine uri hariya ku muryango, nahagurukeho gatoya, nahaguruke gatoya, ahaguruke gatoya. Yesu ashimwe cyane. Mwamubonye Brandine ihita ihindura ibintu, irabihindura. Uyu munsi yahinduriwe amateka. Azamura ibiganza rwose ahereza Imana icyubahiro. Amen. Amen. Hanyuma rero turashima Imana ko duhuye na Cidikoni, ibintu byarahindutse, amazina yarahindutse. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyi Imana ihindura amazina yo tuyikomeye amashyi kanyurwa hari icyo bitwara. Amen. Niyo mpamvu rero ahantu hari ubucidikoni rwose abantu twaturutse i Kigali, kuri Imana yabitse aha hantu kugira ngo tuzashyira agatuti keza. Turaza guterateranya nk'ibihumbi 100, muzashyira agatuti hano karyoshye kugira ngo bizagende neza. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cyaho cya 4, hanyuma dusome umurongo wa 6, dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ndagira ngo tujyane dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana kandi tujyane twese. Aravuze ngo aransubiza ati, yego, ijambo Uwiteka antumye, handitse ngo iki? Ijambo Uwiteka antumye kuri ahantu handitse Zerubabeli, muhakuremo mushyireho Nyamagana. Yesu ashimwe cyane. Reka rero tuhasome neza. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka antumye kuri Nyamagana. Haleluya. Ngiri ati, si kubw'amaboko. Haleluya, haleluya. Kandi si kubw'imbaraga. Ako murakumvise? Ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Biravuze ngo ni Uwiteka Nyiringabo agize ate, avuze. Haleluya, haleluya. Reka twongere dusubiremo n'ijambo ry'Imana. Kandi niba utari kubifata ngo ubyakire, ababyakiriye dushobora no guhita twiyicarira rwose. Haravuze ngo aransubiza ati, ijambo Uwiteka agize ate, antumye kuri ngiri ati, si kubw'amaboko.
si kubw'iki, haleluya, kandi si kubw'iki, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wande ni kuwiteka nyiringabo agize ate. Umurongo wa 7, wa musozi munini, musozi ugize ute, munini we, wiyita haleluya, imbere yande, imbere yande, imbere yande, haleluya, haleluya. Ntabwo muri kubyakira, nicyo kiriho kimbabaza. Haravuze ngo wa musozi munini we, wiyita iki imbere yande? Haleluya, haleluya. Haravuze ngo uzaba ikibaya. Yego, uzaba iki? Kandi ngo azazana n'ibuye risumba yandi. Yego, barangurure bati nirihabwe umugisha. Nyamagana nigira ite? Nihabwe umugisha. Babirangurure babivuge. Yesu ashimwe cyane. Barangurure ntibabivuge gake, bavuge ngo Nyamagana nihabwe iki? Nihabwe iki? Haleluya, haleluya. Kandi nirihabwe nanone iki? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwarikomeye amashyi ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, aho badusomeye mu gice cyaho cya 26, umurongo basorejeho wa 16, uko wavuze, havuze ngo maze ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati uyu muntu ntabwo akwiye kugira gute, gupfa. Ntabwo muri kubyumva we. Haleluya, haleluya. Ngo kuko yatubwiriye mu izina ry'Uwiteka Imana ya ryari yacu. Reka ngasubire, ntabwo ni ubatindi. Maze ibikomangoma, mwari muzi ibikomangoma ibyo ari byo? Ibikomangoma nta handi bibarizwa uretse ibwami. Yego. Ngo na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati uyu muntu ntabwo akwiye kugira gute, ntabwo Nyamagana ikwiye gupfa n'abantu ba. Oya, ntabwo bishoboka. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibi bintu muzabyakira bigenze kwitaye twigende. Ntabwo umuntu w'Inyamagana akwiye gupfa. Oya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo kuko yatubwiriye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima. Tugushimiye kuri Imana isumba izindi mana. Abami n'ibikomangoma urabasumba. Haleluya, haleluya. Ushimwe, uhabwe icyubahiro kuko utwemereye kuba mu nzu yawe kugira ngo tukuvuge, tuguhamye, tuvuge imirimo wakoze kandi duhumurize imitima iri aha hantu. Habwe icyubahiro kuko ushoboye ibintu byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Iyo rero umuntu agiye gusura inshuti ntabwo agenda gutyo gusa. Yesu ashimwe cyane. Abanza kuzikumbura, akazikunda, akanibaza ibiganiro bazagira gute, bazaganira. Yesu ashimwe cyane. Rero nkunda kubaza Imana kuko iyi mitima iteraniye ahangaha ntushobora kumenya ikintu cyayihana, ariko Kristo ushoboye byose. Haleluya, haleluya. Ajya haza imitima y'abana bato, akazamuka akagera ku basaza. Nicyo mukundira Imana ishimwe. Arambwira ngo uzabwire abantu banje b'Inyamagana ngo amaboko yabo narekure imisozi, ahubwo amaboko y'Imana azakore. Imana ishimwe. Ntabwo mubyumvise. Ambwira ngo hari abantu hano amaboko yabo yafashe imisozi aragundira, ariko ngo narekure imisozi, amaboko y'Imana niyaje gukora. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya.
amaboko y'abantu b'inyamagana narekure imisozi kugira ngo amaboko y'Imana aze akore. Imana ishimwe. Nta kundi mfite umvugira ku Mana. Ibyo birahagije. Imana ishimwe. Amaboko yanyu ngo narekure imisozi ayirekure. Hari abantu bayifashe barayikundira cyane, ariko ngo narekure imisozi nimworohe. Hanyuma nimumara kurekura imisozi, amaboko y'isumba byose, haleluya haleluya, azakore hehe? Ahangaha. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi mwakire neza ijambo cy'Imana, mwakire neza ijambo cy'Imana. Haleluya 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 haleluya. Dusomye muri iki gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, siko namwe siho mwasomye? Muraza kunyemerera twiganirire turi kumwe. Barabinyemereye. Uyu muntu wanditse iki gitabo yari umuhanuzi nde? Zekariya. Yari iki? Yari umuhanuzi, ntabwo ari umuntu wese ubonetse. Yari umuhanuzi wavuganaga n'Imana isumba ibintu byose. Haleluya. Kandi ishoboye ibintu bingahe? Byose. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo araryama arasinzira. Niko Bibiliya itubwira usomye umurongo ubanza mwakiriya gice. Amaze kwiryamira atuje, Yesu ashimwe cyane, ngo ahita yumva ijwi, ngo kandi ijwi yumvise rimukora ahita arakanguka, ngo akanguka ameze nk'umuntu wari uri mu nzozi. Yesu ashimwe cyane. Hakangutse nde? Umuhanuzi w'Imana. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Kristo aramukangura, aravuga ngo hari abantu nabonye bafite amaboko bakoresheje, ariko kanguka ngiye kuba gutumaho. Yesu ashimwe cyane. Arakanguka ngo arareba, arabona. Biramubwira ngo ubonye iki? Agenda asubizanya n'ijwi, agera kuri uriya murongo twasomye. Aravuga ngo uzababwire ngo si impamvu z'amaboko yanjye akomeye ntacyo yamara. Ayo maboko ntacyo yamara, ahubwo babwire ngo hari icyo ngiye kukubwira uzabambwirira. Imana ishimwe cyane. Amaboko yawe akomeye ntabwo yatuma umwana yinjira mu nda ngo akwirwemo, ntabwo bishoboka. Ariko amaboko akomeye y'Imana niyo avuga ngo urusoroni rujye mu nda. Yesu ashimwe cyane. Ayo ni amaboko akomeye, ariko ayacu akomeye ntacyo ajya tugeza. Yesu ashimwe cyane. Amaboko akomeye akajya yongorera inda, ngo n'akaguru nikajyaho n'amaso n'amaboko. Nuko hari amaboko agize ate? Ntabwo byatunganye kubera amaboko yanyu. Niko naje kubabwira. Zekariya Mwuka w'Imana aramubwira ngo ubabwire ngo si amaboko yanyu yatumye mubikora ibi ngibi, ntabwo ari amaboko yanyu, ahubwo ni amaboko y'isumba byose. Haleluya haleluya. Icya kabiri, ngo ntabwo mwari muzi kurwana nuko mwari abanyembaraga, ariko zari zifite aho zigize zite zigarukiye. Ariko imbaraga zisumba byose zikora bwije, zigakora ku manywa, zigakora imvura ihari kandi idahari. Izi mbaraga zisumba byose dukomere Imana amashyi iduha imbaraga. Haleluya. Yabongo mwari mufite imbaraga zikomeye, yego, ariko nubwo mwari muzifite imisozi yakomeje kurumbara. Genda iba minini irabyimba. Ndaje mbabwire ku misozi. Imbaraga mwari mufite ntizashoboye kwitsa imisozi, ariko ngo ugende ubabwire ngo kubw'amaboko yabo ntibyashoboka. Yesu ashimwe cyane. Kubw'imbaraga bafite ntabwo byashoboka. Nawe urabizi neza ko kubw'imbaraga zawe udashobora guhagarika aksida niyo waba ukomeye gutupfa kuba wicayemo. Iyi modoka ihirimye ugihirimana n'imbaraga zande zawe, ariko iyi nyamaboko ikavuga ngo ndayirinze igende. Haleluya. Bihute bagere INYAMAGANA, bagereyo maze bicare bakorera izina ryanjye. Imana ishimwe cyane. Nukubera imbaraga zigize gute? Ntabwo ari uko ari amaboko y'abatwara neza, ntabwo ari uko ari amaboko y'abicaye, ni amaboko yigize gute yisumba byo. Abizeye amaboko bayakomera amashyi menshi.
Yesu ashimwe cyane. Rangije aravuga ngo reka nihitiremo umuntu witwa Zerubabeli. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi twasimbuje nde? Nyamagana. Hari umuntu wampaye mikoro dukunda kuvugana ubutumwa bwiza munini cyane ubyibushye sinzi aho yagiye. Agiye he? Ntacyo bitwaye ngiye gushaka undi muntu tuvugana ubutumwa. Ubwo ari ihombeye nta kundi nabigira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ujye urwana intambara nziza zo kwizera ubundi wicecekere. Aya maboko yacu agira umumaro muri bikeya cyane. Reka amaboko y'Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amaboko y'Imana agira umumaro nonaha, akagira umumaro n'ejo hazaza, akagira umumaro turiho, akagira n'umumaro tudahari. Imana ishimwe. Reka nibwire uyu mugabo mwiza yegera imbere aze tuvuge ubutumwa bwiza. Iyizire twivugire ubutumwa bwiza ntacyo bitwaye kandi urabona ko bimukwiriye nyine. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ndi bugutinze rwose, iyizire twivugire ubutumwa. Hanyuma wa wundi naza nawe araza kuza nyegere mumushake. Tugiye kuvuga ubutumwa bwiza kandi uyu muntu niza kugororera abayivugiye nubwo atari buze kuvuga, ariko izabyibuka ko yahagaze hano akavuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iravuga abahagaze hano gato bawuhagaze wihangana hagarara. Yesu ashimwe cyane. Iravuga ngo Zekariya kanguka, dore ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Nimukanguke, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Imana igiye kudukoresha iby'ubutwari. 2023 igiye kudukoresha iby'ubutwari. Ndavuga ngo kanguka di. Hari umuntu witwa Nyamagana uri hariya. Yesu ashimwe cyane. Hari imisozi yamuhagaze imbere, kandi iyo imuhagaze imbere ntajya ashobora kugira gute kureba. Uyu muririmbyi, abaririmbyi n'abana beza, mufashe ntacyo bitwaye hanyuma naza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Avuga ngo hari umusozi uri imbere ya Nyamagana. Mwamubonye uyu muntu ntashobora kureba iki iterane, ntashobora kureba abaririmbyi bari kumwe, kubera ko hari umusozi imbere yanjye. Namubwira ngo namenye ko hari ahantu hari umuntu witwa Zerubabeli ufite umusozi umuhagaze imbere, ntabwo ajya ashobora kurenza amaso ngo abone ibyiza. Hari abantu batazi kureba ibyiza, atari uko babyanze, ahubwo ari uko hari imisozi bahagaze imbere. Ariko Kristo yavuze ngo uyu munsi mugiye kureba ibyiza, amaso yanyu arebe ibyiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muntu uhagaze imbere ajya agerageza no kuzamura amaboko yagafata ku musozi, ariko iyo azamuye umusozi uzamura andi kugira ngo atareba imbere. Mwari muzi ko hari ibizamuka kugira ngo tutareba imbere, ariko Kristo aravuze ngo naho byazamuka, impamvu nuko mwabifasheho nimurire kure gusa muri Uwiteka atakuba. Haleluya, haleluya. Ngo yafata ku musozi, ukavuga ngo umusozi ndahari. Umusozi ndahari, ntaho ngiye. Umusozi ndahari. Zerubabeli agakomeza akareba, bikamuyobera, akawurekura. Ariko awurekuye ari he? Ari inyuma y'iki y'umusozi. Mwamubonye Zerubabeli, ariko akavuga ngo nubwo bimeze gutyo, nyuzwe n'ubushuti bw'iki? Nyuzwe n'ubushuti bw'iki? Ubushuti bw'iki? Nyuzwe wowe isonzo mukizuko. Haleluya, haleluya. Ubushuti bwo mu ijuru akabubana inyuma y'iki? Nakavuga ngo nyuzwe n'ubushuti bw'iki? Ariko anyurwe nabwo ari inyuma y'iki? Y'umusozi. Zerubabeli kuko umusozi uhagaze,
akagerageza kuza iruhande rw'umusozi, bavuga ngo ubwo ntareba iteraniro ariko nibura narebaho abaririmbyi n'abashumba bari. Umusozi ukamubwira ngo naho ndahari, hindukira urebe gutya. Uyu musozi nawe ukavuga ngo ntabwo uzigera ubareba, ntabwo bishoboka kuko umusozi ngize nte ndahari. Yego akaririmba naho hasi ibyago byinshi ndamahoro, Yesu ni umukiza wanjye, umusozi uhari. Mujye muririmba nubwo imisozi ihari. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byamuyobera indirimbo ikaza ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe, naho igihugu cyanseka, naho imisozi yabe ihari. Haleluya. Naho abanzi baza, ibyago bibaye byinshi, ariko ngewe ndi umukristo. Imana ishimwe. Imbaraga zo kuba umukristo zikamuzaho, akongera agakirigita umusozi, akagerageza kuba yawuhobera. Kavuga ngo nubwo ntabyara ariko wajya mu bapfumu naho bandebera. Uri urakirigita umusozi, ntabwo ari iyo nzira. Yego kavuga ngo naho minerivare ibuze, reka mve kureba inshuti yanjye yandwanaho. Ntabwo wakirigisa umusozi, ntabwo ari iyo nzira. Yego ariko Nyamagana buriya mvuga imisozi ujya uhita ureba iyawe. Sozi y'urushako kavuga ngo nawe ukirigisa urananiwe. Buriya ngigeze aririmba ngo ntereye umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Yari amaze kunanirwa buriya. Reka mbabwire umusozi urarushya. Ayiwe Yesu ashimwe cyane. Kristo abonye yuko Zerubabeli yamaze kunanirwa murekure, amaboko yacu ajya ananirwa. Wamubonye amaboko yafashe umusozi arananirwa, amaze kunanirwa arayarekura, aravuga ngo noneho ndananiwe. Aha amaboko yacu ananiriwe rero. Yesu ashimwe cyane. Aha amaboko yacu ananiriwe, aho ibyacu bihagaze, aho niho amaboko ya Kristo useruka nk'intwara ajya akora. Imana ishimwe. Reka tumuhereze icyubahiro, reka tumuhereze icyubahiro. Avuga ngo nabonye umuntu wanjye witwa Zerubabeli, amaboko yagize ate yananiwe. Ugende umumbwirire ngo sikubwa amaboko ye, sikubwa amaboko yande ye, cyakabiri sikubwa imbaraga zande ze, ahubwo ngewe nyira amaboko dore ibyo ngiye gukora. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dore nyira amaboko rero yagiye gukora. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nzanye uburyo bwanjye bwo gukora. Aramubwira ngo niyegereyo nibyo ngutumye Zekariya. Yego ahita ahindukira ntiyongere kureba iki umusozi. Haleluya. Kandi ntareba abantu kuko abantu tubareba iminsi mike bakaduhema, ngo ahubwo ahindukira arebe ngewe Kristo. Reba hano. Yesu ashimwe cyane. Ahindukira arebe Kristo, ahindukira arebe. Nubwo ari umwana muto, nubwo adashoboye, nubwo amaboko ye ari mato cyane, zamura amaboko yawe yo. Murabona amaboko ye ni mato cyane. Kandi ngo aya maboko nayamanure atuze. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma yarebye nde Kristo, kandi akomeje guhanga amaso nde Kristo. Kristo rero ndamukunda. Ntiyaganira n'uyu Zerubabeli, ahubwo ahita agenda amutera umugongo, aramubwira ngo hagati yawe n'umusozi njemo. Yesu ashimwe cyane. Hagati yawe n'umusozi njemo. Yesu ashimwe cyane. Hagati yawe n'umusozi njemo. Kandi njemo ndi umunyamaboko, kandi nje mfite ubutware, kandi nje ntanga urubyaro. Haleluya. Kandi nje ntanga umunezero, kandi nje nkiza agahinda jewe. Kandi amaboko yawe ntazongere kurwana, amaboko yawe ntiyarwana. Agiye kuyazamura asa n'uzamura amaboko. Ziyashyireho. Iyo yazamuye afata kuri Kristo, kandi agahita aca bugufi bakareshya. Haleluya, haleluya. Nda Kristo ko iyo tumufasheho ahita ducira bugufi, tukareshya neza, tukaringanira, maze akatwongorera, tukamubwira icyo twifuza. Zemwe nyine bwihererane, musanga
ahantu hatara dore imiruho n'urusaku rurabaruhi. Ndamubwira ngo hiture ku rusaku Zerubabeli, hiture ku rusaku nde Nyamagana, mureke urusaku. Abantu barasakuje cyane muri iri teraniro, ariko uyu munsi ni mureke iki urusaku. Itajyamo hagati aramubwira ngo Zerubabeli nta biganiro mfitanye nawe, ahubwo ngiye kuba nkurinze gusa. Haleluya. Amaso yawe ntiyongera kureba iki umusozi. Hitagenda rero ajya kuganira n'umusozi, aravuga ngo ntacyo mvugana na Zerubabeli, ahari ndiwe ndahaba. Ndamubwira ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'iki? Arimo araganira n'iki? Ntabwo aganira nande muya ikiganira n'ibibazo byacu. Haleluya, 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 haleluya. Nimwize kugira Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuriro wagiye? Umuriro banaje bakora. Akibazo ntacyo bitwara. Yesu ashimwe cyane. Imana yabaye inyuma nawe twari muri. Kandi nanjye zabigera umugisha nyine. Niyo mpamvu yari igihe. Hari uwavuga bikanga gusoza. Yongera uranyuma. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mbahitaza. Mbaganira n'umusozi. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo abwira umusozi, mbese wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Nyamagana di, Nyamagana di. Haleluya, 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 haleluya. Ngo wiyita iki? Haleluya, haleluya. Wiyita iki imbere y'uburwayi bwe ujya wumva wiyita iki? Haleluya, haleluya. Kumbe umuntu ararwaye yarembye, ariko hari uri kuganira n'uburwayi. Ibyo ntabwo bikureba wowe indwarire gusa tuzi, hari urwana n'uburwayi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Inzara ikakurya, wirwana n'inzara. Hari umuntu ugiye guhangana n'inzara uyu munsi bihinduka amateka. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kavuga ngo mbyaye 2 3 4 5 nzabaha iki? Tuza. Hari ugiye kurwana n'umusozi w'icyo uzabaha, upfe gutuza gusa. Impamvu nuko turwana, ariko hari ugiye kurwana kandi aneshe. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ugiye kwita uganira n'ibibazo byawe, mu gihe nganira n'uyu mugabo ujye uganira n'umusozi ugate nanjye umusozi wanjye wiyita iki burya ajya kunzengereza, ariko wiyita iki? Dore uko igiye kubigera. Uwo barwanirira yagiye hirya ahangaha kandi yamanuye amaboko. Niba mumureba ntabwo ari umunyembaraga kuri uyu mugabo, nta n'icyo yabikoraho, ariko dore igiturwanirira. Ndavuga ngo musozi rero wiyita iki imbere y'iki? Y'umugaragu wa. Haleluya. Baraganira. Hari imisozi yiyisa yuko utazigera nari mubona amahirwe mu buzima. Iyo hari iyo misozi babo ngewe niyise. Hari abantu rero, hari imisozi ijya yita imyaka. Wavutse mu rugo rufite imyaka, mutera n'umwaka urabizi. Imyaka iyo ni imisozi, ariko ijambo riravuze ngo iyo misozi yita iki imbere y'iki? Y'umukozi wawe. Mu izina rya Yesu turabyamaganye, kandi ijambo riravuze ngo rigiye kuvaho iryo zina ry'imyaku bihinduka ibibaya, abantu bose bajye bareba ibibaya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baravugaga ngo ntabwo ruteze kuzura, ariko bazaze barebe, kubera yuko umunyamaboko yarahageze. Umunyamaboko yagize ate? Yarahageze. N'ibisigaye yagiye kubikora. Mutanga. Yesu ashimwe cyane. Nuko hari ujya uganira n'amaboko adukomereye. Yesu ashimwe cyane. Akavuga ngo amaboko ni mumano mbarebe. Aravuga ngo wa musozi we, uyu si umugabo mwiza se? Nazahembwa se nitujya guhembwa natwe? Amubwira ngo yizire wicarire. Yicarire rwose.
Haleluya, haleluya. Hanyuma sa n'uwegeze intebe imbere ujye hahanga yizire hano. Umusozi wamenye ko yatangiye kumvira semaye. Wabibonye ko yumviye. Yari yarahagaze ahanga. Iravuga ngo kuko ijambo ryanjye rirema. Haleluya. Kuko ijambo rya Kristo uri kuvuga rirema. Iravuga ngo musozi imuka. Imuka. Nubwo ngiye kukwitsa ariko ntukwiye kwika uraho wari uhagaze, ahubwo ngiye kukwimura nkugeza ahandi hagati ahanga. Haleluya, haleluya. Yicare. Umusozi wimuka ijambo rikivuga ukimura, ukajya wiyegeza, ukiyegezayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oya, Imana itwegereza y'imisozi cyangwa ibireke. Oya, iyegezeyo cyangwa ibireke. Musozi utangira kumva amajwi, ijwi ryishoboye byose. Uti ndagiye rwose. Oya, ndimo ntabwo ngihari pe. Ntabwo ngihari rwose. Nagiye sorry pe. Yego. Kristo rero cyo njya mukundira. Ahita bigenza neza. Kavuga ngo nubwo tutaganiriye na Serubabeli, nubwo ntajwi wumvise, ariko yari ituje iri gukora. Dore uko ibigenza rero. Haleluya. Iravuga ngo hahandi hari umusozi, hari ukuntu ikibigenza. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora. Icyo nzi nuko iyo utegetse subiremo. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Komera Imana amashyi cyane y'ibituro. Haleluya, haleluya. Biva mu gusenga. Biva mu gusenga. yihagarariye atazi igihe umusozi wimukiye, yego atumvise ijwi, dore ko abantu bakunda ubuhanuzi nta jwi yumvise. Mu bukunde bazababeshya noneho mutaganga. Reka mbabwire, bazabatagangasa
nimuhagarare mumanura amaboko, muvana amaboko ku misozi, muvana amaboko ku bibagose, muvana amaboko ku bantu, ahubwo mushyira amaboko kuri Kristo. Iyo tuyamushyizeho aducira bugufi akaresha natwe. Haleluya, haleluya. Hataza rero biva mu gusenga de, biva mu gusenga de. Niba mwabibonye idufata ikaduterura ikatuvana ku bucocera ikaduterekaho abantu bose bazatubona. Zamura ibiganza usuhuza iteraniro. Haleluya, haleluya. Amaboko ya Nyamagana aragaragaye noneho. Yesu ashimwe cyane. Ongera usuhuze bariya bantu, suhuza bariya naho. No muri uru ruhande amaboko ya Nyamagana agize ate haraka. Suhuza bariya bacuranzi naho. Wababonye namwe ni mu musozi. Amaboko ya Nyamagana agize ate haraka. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uyu musozi yegera hino. Gera hino, dore hari igihe ugira gutyo ukanatwegera. Twegere, komeza uze, nta kibazo. Hino buhoro, hagararira aho ngaho. Ibyamusumbaga, Yesu ashimwe, Haleluya. ntabwo avunika akizamura amaboko, ahubwo iyo agiye kubikora harayamanura. Haleluya, haleluya. Amaboko yazamuriraga umusozi ahita yazamurira Imana isumba byose. Avuga ngo nkuzamuriye amaboko Kristo. Reka tuzamurire Imana amaboko, tuvuge ngo natwe warabikoze tukuzamuriye amaboko. Wadukuriyeho imisozi tukuzamuriye amaboko. Waratwimanye tukuzamuriye amaboko. Waduhaye abana tukuzamuriye amaboko. Waduhaye aho duhahira tukuzamuriye amaboko. Waduhaye amashuri tukuzamuriye amaboko. Waduhaye gucuranga tukuzamuriye amaboko. Waduhaye amatungo tukuzamuriye amaboko. Waduhaye ubwenge tukuzamuriye amaboko. Waduhaye aho ducumbika tukuzamuriye amaboko. Watwubakiye abadayimoni batabishaka turubatse. Yesu ashimwe cyane. Twabyaye uwa mbere n'uwa kabiri abarozi bahari tukuzamuriye amaboko. Ayi Imana we. Twatangiye kubaka bavuga ngo ni mubyihorere ruruzo, ariko Imana twayizamuriye amaboko meza. Haleluya. Nukubera Imana, yo nukubera Imana, ye nukubera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Abibutsa amaboko y'Imana yazamutse imisozi ikika, bahaguruke ku maguru abiri, bayikomere mu mashyi menshi 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 menshi. Oya muyongera amashyi menshi. Abibutse ababyibutse bakomere Imana amashyi. Ababyibutse bakomere Imana. Bibwira mugenzi wawe ngo nanjye ndabyibutse uburyo yikije imisozi, uyu munsi tukaba tubayeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nta wundi mfite mvugira ku Mana, nta wundi mfite, nta wundi mfite mvugira ku Mana. Ebeneza, Ebeneza, Mana wa tuzahuye. Ebeneza, Ebeneza, Mana wa tuzahuye. Na unifite na unifite, oh unifite. Imisozi ihindura iki? Imisozi ihindura iki? Yambwiye mubwire Nyamagana ngo hari abantu bari bafite imisozi birimo bacibwa, amaboko yabo n'amanuka areka imisozi, hanyuma hagati
impera y'imisozi hajyemo amaboko y'Imana murebe ukuntu bazamura ikarwanya ikaba umuvugizi ikaba utanga amahoro. Haleluya haleluya. Amaboko yanyu ntarekure. Hari abantu bari bafite amaboko azi kurwana kugeza aho arwana n'abana b'ibyaro, ariko amaboko yanyu ntarekure abana bagize ibicucu bigoryi ntibumva. Ayo ni amaboko yanyu ari kurwana, ariko yambwiye ngo nimuyarekure mutumbire Kristo aje guhindura abana banyu baba bumugisha iteka ryose. Ayo ni amaboko Imana ije kurwanana. Haleluya haleluya. Muzabireba, amaso yanyu azabireba avuga ngo koko Kristo yararwanya abana bacu turabibonye. Imana ishimwe. Hari abantu bajyaga bajya no kurya bigoranye, yewe bigoranye ku buryo uvuga ngo icyuya cyabarenze batari gukorera Imana ahubwo bakorera abandi ngo babaze. Ariko amaboko y'Imana aje kurwana n'izo karande zo gukorera 2, 5 bingahe bituma utavaho. Amaboko y'Imana arwana neshe. Imana ishimwe. Ababyakire muvuge ngo amen amen. Hari amaboko y'abantu ahangaha yafataga ku miryango bikagenda byanga babireba, ariko Imana yavuze ngo ayo maboko narekure imiryango afate kuri Kristo. Mwananiwe guha Imana icyubahiro kuko amaboko yanyu aragundiriye imisozi. Amaboko yanyu narekure imisozi ahereza Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe Imana ishimwe. Zerubabeli ataravuga mwigeze mubona avuga, agiye no kuvuga ijwi rye ryaba ritoya, ariko afite umuvugizi ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Agiye kuvuga yasaraza akagira n'isoni, ariko yavuga atavuga umuntu uri muri biteranira arimo arareba nde? Zerubabeli. Mwamubonye? Dore turareshya nanjye de. Ntabwo ari uko amaguru yakora hasi, nuko habayeho kwitambika kw'amaguru y'Uwiteka akamwunganira akamuheka, yarangiza akavuga ngo mwese ni mumurebe kuko hari icyo nagize nte namuvuzeho. Imana ishimwe. Guhetse ku mugongo wanjye ntakizaba, guhetse ku mugongo wanjye ntakizaba, ndaguhetse ndaguhetse, guhetse ku mugongo wanjye ntakizaba. Amen. Ngo maze kuganira n'ikibaya kigenda kika umusozi ugenda wika ngo uhite uhinduka iki? Kamvuge gatoya ku kibaya. Mana we, mu kibaya urahinga ukeza kuko amazi yose aza hehe? Mu kibaya. Ntabwo mubyumvise? Amazi aturutse ku misozi amanuka atembagana hehe? Mu kibaya. Haleluya. Icyari umusozi kibyaye iki? Amazi. Mu yandi magambo, ibyo mwabonaga nk'imisozi nibyo bigiye kuvamo amazi azajya dutubiza mu birere. Haleluya. Icya kabiri, amazi kuko aba menshi agaturuka ku misozi itandukanye, habaho ikintu cyitwa iki? Imigende. Imigende murayizi? Imiyoboro y'amazi kugira ngo ataza guteza iki? Akavu. Wari uzi ko hari ibintu Imana iduha ikabanza ikabiha iki? Umuyoboro. Ituyoborera ibyacu mu izina. Uyu muyoboro uzajya uyajyana aha, hanyuma n'uyu yajyana aha. Niyo mpamvu bavuga ngo natwe turahari. Marita azajya Inyamagana, turahari n'ukuri. Yewe turahari pe. Abariringi turahari, abazakubakinga turahari. Ntabwo ari uko Marita akunditse cyane, ahubwo ni uko Imana yayoboye imiyoboro mu kibaya cyaro imisozi. Imana ishimwe. Abantu bose bakajya bumva ko iyo avuze bagomba kugira gute? Kugera. Mu yandi magambo, iravuze ngo aho waburiye ijambo ubu ugiye kujya uvuga byumvikane neza. Haleluya haleluya. Bamara kuyoboramo imiyoboro, ahasigaye bakagenda bahatera umuceri n'ibindi. Mu yandi magambo, umusozi nubwo wagiye ariko habaye iki? Ikibaya. Zerubabeli warebaga umusozi w'ibibazo ahise areba ibibaya birimo imigende, birimo ibyo kurya, kandi imiyoboro iciye neza. Mu yandi magambo, nibe hagati yacu
n'iyi migende nayo izatugwe neza, ntituzigere twibagirwa iby'Imana yakoze. Ijambo riravuze ngo nimara guhindura ikibaya igacamwo imigende bikijyana igahinga iburyo n'ibumoso, ntuzigere wibagirwa ko ariyo yamanuye iki imusozi ikawuhita ihindura iki ikibaya. Imana ishimwe. Ngariye ku musozo, anye ku musozo. Haleluya, haleluya. Imana ibihindura ikibaya cyangwa ibikomeze bibe umusozi? Ibihindura iki? Ibihindura iki? Ikibaya nikimara kubaho kibaho gusa kidutera imibu cyangwa hacemwe imigezi hanyuma tugubwe neza, haterwemo n'ibyo kurya binyuranye, ibigenzi icemwe imigezi myiza, hanyuma nirangiza iteremo iki byo kurya. Yeremiya igice twasomye umurongo wa 15 iravuga ngo uyu muntu si uwo kugira gute? Ntabwo uyu muntu ari uwo kugira gute? Nyamagana ntabwo ari kugira gute gupfa, ahubwo ikwiye kubaho ngo ijye ivuga imirimo Uwiteka Imana yagize te yakoze. Sinzapfa ahubwo nza kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo narimaze. Ntabwo ari uwo gupfa ahubwo ni uwo kureba ikibaya akajya ababwira abandi. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo muri abo gupfa, ahubwo yavuze ngo imisozi yari ibari imbere muyikureho amaboko. Imana ije kugira gute? Kwihindura ibibaya. Nimara kwihindura ibibaya turyoherwe nayo. Haleluya, haleluya. Turyoherwe naho. Barakuvuze pe, ariko ugiye kuryoherwa nabyo. Babireba amaso yawe babireba, uvuge ngo ndanezerewe kuko bibaye. Jya nkundiye Imana ko ibihindura bagihari. Imana ishimwe. Ntabwo ibihinduye umusozi wagiye, ahubwo nawe uteze amatwi uri kumva. Imana ishimwe. Bihindura imisozi igihari, ahubwo yite gusa yabaye migufiya. Haleluya. Ariko ibihindura imisozi igihari yo twayikomeye amashyi menshi rwose ko ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ugiye kubwira umusozi wawe, ubwire ngo nakumenye musozi. Ntabwo wabayeho kugira ngo untere ubwoba, ahubwo ko ari kugira ngo amaboko y'Imana azagaragare. Amaboko yanjye yananiwe, umusozi wanjye ikawumbera ikibaya. Niko natumweho, niko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo ryavuze. Vuga ngo amen. Niko ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo rigize rite rivuze. Vuga ngo niko rimbwiye, niko rimbwiye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu wese akore ku musozi we, awukoreho, avuge ngo ngiye guhaguruka kubera ko yavuze ngo umusozi wanjye niwe ugiye kumbera iki ikibaya. Ubundi warwanaga nawe ushaka iki? Iyo ukigenda ikibaya wari kugikura he? Muzi kurwana rero ndabakunda. Urasunika umusozi kandi ejo ari uje kukubera ikibaya. Ikibaya se kizava he? Ureke uhagume, ikibaya kizaboneke. Imana ishimwe. Ureke ubuhagumye, nawe uzareba amaboko y'umunyamaboko kandi nawe ubireba. Imana ishimwe. Tumukomera amashyi Nyiramaboko. Dusenga Imana, dusenga Imana, dusenga Imana. Tugiye guhaguruka dusenga Imana. Tubwire Imana imisozi yacu. Haleluya. Tuyibwire natwe, nawe uyibwire, nanjye nyibwire. Vuge ngo umusozi wanjye Kristo nawe umenye, ndawuzi, ariko uhindura ikibaya, uhindura ikibaya. Aba nabo nibajye kwicarira, mubanze mubakomera amashyi menshi, bakomera amashyi menshi cyane. Bagende biyicarire, bagende biyicarire. Haleluya, haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo uhindura imisozi. Tangira uyikurure imisozi yawe, uyikurure uyizane. Uyivuge ngo ndagushimye Mana ko n'umusozi wanjye wawuvuzeho, kandi ndawibutse umusozi, kandi ndawibutse ntabwo ari uwa nonaha. Abenshi bafitiye akavukire, ariko uvuge ngo nubwo ari akavukire, uwo niwe ugiye guhinduka amateka. Abantu bose bamenye ko ari Imana navuganye nayo kuri uyu musozi. Imana ishimwe. Ukurura imisozi, buri muntu wese akururiye avuge ngo nge ndayirekuye. Nari narafashe amaboko yanjye agundiriye umusozi, ariko sinzongera kuwufata ukundi, ahubwo ngiye kuzamura amaboko yanjye ahora hanze kuri Kristo, maze nawe amaboko ye yiruruke.
azakore ku musozi, umusozi wike. Inge mvuga ngo sinyizamura amaboko kubera umusozi, ahubwo nyazamurira Kristo. Iyo ngiye kureba umusozi nanjye ndunama, ibyatumaga turarama nitujya kubireba noneho twuname tuvuge ngo nta yindi ni Kristo. Imana ishimwe, Kristo ntabwo icyubahiro. Twongere tumukomera amashyi, twongere tumukomera amashyi. Ujya wunamisha imisozi tugatambuka. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, oh haleluya, izina ryawe ni ryiza. Turagushimiye yuko waremye imisozi kandi ukemera kwihagarara imbere yacu. Amaboko yacu yayikozeho arananirwa, amaboko yacu yakoze ku bugumba biranga, amaboko yacu akora ku bukene biranga, amaboko yacu akora ku nshuti biranga, amaboko yacu yaragerageje. Ariko turagushimiye ko uvuze ngo nitumanura amaboko, ahubwo amaboko yacu yafataga ku misozi azamuke, amaboko yacu azamuke aguhereza icyubahiro. Umanuka uri mu ijuru, manuka uri mu ijuru, uze witse imisozi, imisozi y'abantu yitse, imisozi y'ababyeyi yitse, abamamu yitse, abapapa yitse, abarwaye za diyabete itsi imisozi, abarwaye indwara zidakira itsi imisozi, abarwaye igifu no mu nda Mana bikiriza imisozi, abashakashatse bikanga Mana bikiriza imisozi. Uravuze ngo ugiye kwita imisozi mu izina rya Kristo. Iyo abantu barebaga yuko irumbaraye rwose, uje kuganira nayo Kristo mwiza. Uravuze ngo uje kuganira n'imisozi. Hari abavugaga ngo warabaretse ntugishobora kuvugana nabo, ntabwo ujya ubongorera, ariko urimo urambwira ngo wabanje kuganira n'imisozi yari bahagaze imbere. Ubu nibwo ugiye kubagarukaho, ubu nibwo ubaganirije, kuko hari imisozi wikije. Uhabwa icyubahiro Kristo, nuhabwa icyubahiro ko wikije imisozi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Dusengeye Marita Mana, waje kutugezaho ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Hari imisozi muri imbere kandi iyo ni minini cyane, ariko uravuze ngo ugiye kuyitsa abantu tuzatangare. Nushimwe kuko ukora ibyo ngibyo, uri Imana ishoboye byose. Reka tugukomere mu mashyi tuvuga ngo uruwera, uruwera, uruwera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro ubu n'iteka ryose. Yesu urakoze. Amen, amen. Amashyi menshi cyane ku Uwiteka.